Ikaze kuri Niva Paula Vlog. Uyu munsi dukomeze rero na episode ya kabiri ni ya story y'umuzimu n'ubundi tukivuga. Duherukanye ubwo John yarimo ategereje imodoka ngo izimutware, umukobwa w'umuzimu Stella nawe arimo kugenda ku muhanda akamubona, ndetse John nawe akamubona. Ese John yaba ari muntu ki ubona abazimu? Nawe se yaba ari umuzimu? Biragenda bite? Turakomeje, turacyari ku ruhande rwa Stella. Nakomeje kumwitegereza ariko ntazi ko navuga iki. Nari nishimye cyane kubera ko ari kumbona, ariko ku rundi ruhande muri njye nari mbabaye kubera ko yarandakariye. Gusa ibyo sinabyitagaho cyane kuko icy'ingenzi kuri njye ni uko ikiremwa muntu cyabashaga kumbona nyuma y'imyaka 3 yose ishize. Byarantunguye cyane, nasubiye inyuma gato ariko nkakomeza kumureba maze nkamubwira nti wambonye? Nibyo koko uri kumbona? Ndishimye cyane kuko uri kumbona, ntago nzi icyo nakora muri aka kanya, uri umuntu udasanzwe rwose. Ni byiza guhura nawe. Ibyo nkabivuga nishimye ndimo no kumwenyura. Uko yanyitegerezaga ntago yandebaga neza, nuko yifata amankanyinya aranyitegereza maze arambwira ati none niba nshobora kukureba ibyo bimfasheho iki? Nta gahunda dufitanye, ngaho rero mva mu maso. Abimbwira arimo kunkabukira. Byanguye nabi ibyo yarambwiye, yahise amva imbere aranyihunza. Nagerageje kumukoraho nubwo nari mbizi ko bitashoboka ko nakora ku kiremwa muntu ngo bikunde, ariko mbikoze numva umubiri we mukozeho, mbyumva mu biganza byanjye. Ikiganza cyanjye cyamukozeho ku kuboko kwe nubwo we ari guhita yigendera kuko nari namubangamiye pe. Narebye ikiganza cyanjye ndeba n'ukuboko kwe, byantunguye cyane uko nkomeza kumwitegereza yivugisha nti nshobora kumukoraho? Ndabyumva n'ikiganza cyanjye. Ese ibi ni ibya nyabyo? Nashatse kongera kubigerageza ngo numve koko niba ari ibya nyabyo, nuko mfata ukuboko kwanjye ngukoza ku kiganza cye, numva koko birakunze, ndatungurwa cyane nanone. Numvishe ubushyuhe buri mu mubiri we mu kiganza cyanjye, nabitekerejeho ubwanjye ndimo kumwenyura. Yarahindukiye areba ikiganza cyanjye maze arasakuza ambwira ati ariko ubundi urinde unkozaho ibyo biganza byawe byanduye? Nahise nibwira ndetse ndi no gukura ibiganza byanjye kuri we nti ese ubu arakajwe n'iki? Ko nta kintu kibi nigeze mukorera. Kuki arimo aramfata nk'umwanda? Nuko ndamureba maze ndamubwira nti umbabarire kubera ibyo ndimo gukora, ariko se ni ukubera icyo urimo kumfata nk'umwanda? Hari ikintu kibi naba nigeze kugukorera se? Yaranyegereye arimo no kundeba mu maso maze ambwira arakaye ati impamvu ni uko nashaka kukubona, nshaka kubaho ubuzima busanzwe. Ese ni ngombwa ko mbona imizimu buri gihe? Ndimo kukubwira nti ese kuki buri gihe mumbangamira? Kubera iki ari njye mwese mubangamira? Ntabwo nshaka kukubona, mva imbere ugende. Ako kanya imodoka ihita iparika iruhande rw'umuhanda, nuko arahindukira arayireba, havuyemo umusore muto atangira kuza atwegera. Yatugezeho nuko areba hirya no hino nk'uwacanganyukiwe, nuko arimo kuraranguza amaso impande zose aravuga ati nari nzi ko hari umuntu muri kumwe. Ese ko wari urimo gusakuza byagenze biti? Wari urimo uvugana nande se? Nuko wa muntu twari kumwe aramusubiza ati ntacyo, narimo kuvugana n'umuntu kuri telefone, abivuga azamura fone ye. Wa musore muto aramubwira uti it's okay, reka noneho tuve hano, urabona ko bwije kandi hakonje, mfite ubwoba ko umuzimu watuzira muri aya masaha. Abivuga amufata ku rutugu. Yahise yerekeza ku modoka, wa musore nawe aramukurikira. Ageze mu modoka ari hafi yo gufungura umuryango asubiza amaso inyuma arandeba, ndetse anshira amarenga y'ibintu ntabashije kumenya. Ubwo imodoka yaratangiye ifata umuhanda munini, nakomeje kuyitegereza kugeza igihe irengeye. Nariyongoreye ndimo kureba mu mwijima nti ubu se koko nkora iki? Kuva ari we kiremwa muntu cyonyine gishobora kumbona, ngomba kuba hafi ye. Byashoboka ko yazamfasha gushaka icyateye urupfu rwanjye. Mu by'ukuri nkeneye ubufasha bwe, ariko biragoye kumuvugisha, mbivuga mbabaye. Narebye imodoka y'umutuku maze ndamwenyura, maze ndibwira nti bisa nkaho nzongera kumubona ukundi. Ubwo nahise negera ya modoka, nyicamo nyuze mu idirishya ryayo,
Ku ruhande rwa John ubwo Sam yari atwaye imodoka, njye nicaye niturije nta jambo na rimwe ndimo kuvuga kuva twava aho bimaze kubera. Numvaga nameze neza kubera umuzimu w'umukobwa nari maze guhura nawe. Sam yabonye ko nameze neza ubundi ambaza ibitagenda ati ariko se ko mbona utishimye byagenze bite? Uvuganye nabi n'umuntu mwavuganaga kuri phone se? Nuko aravuga ati biratangaje kukubona wifashe utya kabisa. Nuko ndamusubiza ndetse nari no kumureba nti nanjye sinzi impamvu meze gutya, byagenze gutya nta mpamvu. Nuko aravuga ati ibi biratangaje habivuga ndeba. Nuko ndamubwira nti ejo bwo uzaze kumfata n'imodoka yanjye nibamara kuyikora. Arikiriza ati ni sawa. Hashize iminota 10 twageze mu rugo aho naha, navuye mu modoka ubundi ndamusezera maze ndamubwira nti utware neza kandi ntiwibagirwe kuzinduka kare, ejo dufite akandi kazi ko gushutinga saa 2 zuzuye. Bimubwirira mu idirishya. Nuko aravuga ati sawa ijoro ryiza. Ubwo akimara kugenda nibwo nanjye nerekeje ku muryango w'igipangu ndafungura. Nageze muri salo mpita njya muri frigo kugira ngo mfate amazi yo kunywa. Salo yanjye ntago yari nini gusa yagaragaraga neza kandi iteguye. Ibikuta byose byari biteyeho ibishushanyo n'ibara nkunda ry'umweru, gusa ameza, intebe ndetse n'itapi ibyo byari ubururu. Ubwo nafashe amazi muri frigo ndanywa, nyuma yo kunywa icupa ndarijugunya mu kantu mbikamo imyanda kari inyuma ya frigo. Mpita ndengera ko no mu cyumba ndaramo. Ubwo nageze mu cyumba n'umunaniro mwinshi mpita nirambika kuri matera yanjye yari nini. Icyumba cyanjye nacyo cyari kinini gusa ntago byari bikabije, gusa nacyo cyari gitatsemo amafoto ku bikuta. Cyasaga nkaho kiraramo umwana wiga muri secondaire. Hari hajagaraye kubera ko ntago nabonye umwanya wo kuhakora amasuku mu gitondo. Imyenda yose hamwe n'iy'imbere nari nabitereye mu mfuruka imwe y'icyumba, ari handuye kandi hadatunganye birumvikana. Ubwo ubwonko bwanjye bwahise bwisubiza inyuma ukuntu nabonye umuzimu w'umukobwa. Ubwo mbitekerejeho cyane nkabona uwo mukobwa twahuye w'umuzimu bisa nkaho hari ahantu nsanzwe muzi. Nuko ndatekereza cyane mpangayitse ndetse nacanganyukiwe nkibaza nti ese uriya mukobwa ninde ko wagira ngo isura ye hari aho nari ngeze kuyibona mbere? Nihe naba naramubonye se? Ni nawe rero turangirije episode ya 2. Reka tuze guhura muri episode ya 3 gusa mbibutsa mbashishikariza gukora like kugira ngo twomeze kubana, share ndetse na comment. Subscribe yo ndakeka ko mwasoje kuyikora.